Tubashimiye ko muduteze amatwi. Muri aka kanya tugiye kugaragaza ukuri kuri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Hari abayikoze bayemera, hari n'abayikoze bakiyihakana, ndetse hari n'abagenda bayipfobya bari hirya no hino ku isi aho bahungiye mu bihugu byabo. Gusa iyi jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda yari umwihariko kubera impamvu turaza kuba twabagaragariza, kandi mu by'ukuri iyi jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 yari iteye agahinda, aho abapfakazi n'imfubyi babaye benshi, aho ibikorwa remezo byasenyutse, aho igihugu cyasubiye inyuma, aho igihugu cy'u Rwanda cyabonye isura mbi mu ruhando mpuzamahanga, aho igihugu cy'u Rwanda cyambitswe izina ribi. Gusa reka tubanze tubasabe nyaboneka, niba utarakora subscribe ukore subscribe kugira ngo video zose dushizeho ujye ubasha kuba wazibona, kandi ukande no kunzogera kugira ngo ntukajye ucikwa na video iyo ari yo yose, ujye tubona notification ya video dushizeho. Kandi video nigira ikigufasha uyisangiza abandi, uyereka abandi kugira ngo babashe kuba babona amakuru meza aturuka kuri channel yacu. Turagushimiye kubera kuri w'agaciro. Reka tugaruke kuri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Iyi jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 itandukanye n'izindi jenoside zabayeho ku isi, kubera ko iyi jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu Rwanda itandukanye n'izindi jenoside zagiye ziba mu bindi bihugu, kubera yuko abanyarwanda ubwabo nibo bakoze jenoside. Abanyarwanda ubwabo nibo bicanye, aho umugore yicaga umugabo, aho umugabo yicaga umugore, aho ababyeyi bombi, yaba umubyeyi w'umugore yaba umubyeyi w'umugabo, yafataga umwana we akamwica, mu gihe n'abana bafataga ababyeyi babo bakamwica. Aha ngaha niho ibera icyago, niho ibera ikintu gikomeye umuntu atakwifuza ko cyazongera kuba, yaba ku isi ndetse no mu Rwanda muri rusange. Jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu Rwanda tuyirwanya twivuye inyuma, tuyirwanya tugira ngo icike burundu, imizi yayo tuyitwike, ishe ikongoke ubuziraherezo. Reka tubanze dusobanure jenoside ni iki. Jenoside ni ubwicanyi ndengakamere bukorerwa itsinda runaka rihuriye ku gusenga Imana, rihuriye ku muco, rihuriye ku muryango, rihuriye kuri sosiyete, bugamije kubamaraho burundu. Rero iyi jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu Rwanda nta kindi yari igamije, kwari ukumaraho abatutsi mu Rwanda. Ariko kubera ko Imana irera, Imana irinda, ntabwo imigambi bari bafite, ntabwo imigambi y'abahibihemu yagezweho, kubera ko hari ababashije kurokoka. Nubwo harimo abagenda bayirwanya bavuga ko jenoside itigeze iba, bamwe bati habaye jenoside ibiri, bamwe bati jenoside y'abahutu na jenoside y'abatutsi. Ariko wababaza uti ko jenoside 1994 mu Rwanda yakorewe abatutsi yahagaritswe na FPR Inkotanyi, iy'abahutu yo yaba yarahagaritswe nande? Aho ngaho iyo babashije ikibazo nk'icyo ngicyo bahita barya indimi. Nyamara nta kindi baba bagamije abapfobya jenoside usibye kuyishakisha ibimenyetso. Gusa ukuri guca mu ziko ntigushe. Iyi jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 yagize ingaruka nyinshi, aho abantu bafunzwe, hari abishe barafunzwe, na n'ubu hari abakirimo batemeye icyaha. Gusa dukomeze tubasabe, niba uzi ko wakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu Rwanda, ukaba ukiri muri gereza utaremera icyaha, uyu niwo mwanya wo kwemera icyaha, maze ukaza ugasaba imbabazi. Ushobora kubuza imibiri y'aho abatutsi bashizwe
ubu ngubu bitararuhuka, batarashingura mu cyubahiro, kandi mu by'ukuri amakuru urayazi. Iki ni cyo gihe cyawe cyo kugira ngo wemere kandi ugaragaze aho imibiri y'abatutsi bakoreye jenoside mu 1994 iherereye, maze ukayigaragaza kugira ngo bayishingure mu cyubahiro. Nta kindi tubasabye, reka tubanze tubasabe nyaboneka kanda kuri subscribe aho kuri screen yawe kugira ngo ujye ukomeza kubona video dushizeho buri kanya uko bwije n'uko bukeye. Gusa iyi jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu Rwanda yasize ingaruka nyinshi. Tugiye kuba twareba icyateye jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, twongere turebere hamwe ingaruka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 yagize ku banyarwanda muri rusange. Reka tubanze turebe ingaruka, cyangwa se reka tubanze turebe ku cyateye jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Iyi jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 yaba yaratewe n'ubuyobozi bubi. Ubuyobozi bwari bufite umuco wo kudahana, aho umuntu yicaga undi ntibugire icyo bumutwara, ahubwo bukamushimira. Aho umuntu yicaga undi bikaba nk'ibisanzwe. Muri make ntabwo umuntu yagiraga agaciro ke, ntabwo umuntu yagiraga uburenganzira bwo kubaho, cyane cyane abatutsi bakorewe jenoside mu 1994 mu Rwanda. Rero uyu muco wo kudahana niwo wakuze, ndetse abayobozi bamwe b'u Rwanda ba leta y'icyo gihe bagashishikariza abaturage kwica bagenzi babo. Ikindi cyateye jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu Rwanda ni ukubera gahunda y'abagashakabuhake. Hari ibihugu byari bifitemo inyungu. Rero ibyo bihugu byari bifitemo inyungu nibyo byaje biravuga biti abanyarwanda babanye neza, nta kundi twabatandukanya, reka tuzane icyo avangura amoko, noneho tubereke ko atari bamwe. Nuko ibyo ngibyo baragenda barabyigisha, babyigisha mu mashuri, babyigisha abanyarwanda, birangira jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ibayeho. Gusa jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 yagize ingaruka nyinshi ku baturage, yagize ingaruka nyinshi ku gihugu. Ingaruka ya mbere ni uko igihugu cyambitswe isura mbi mu ruhando mpuzamahanga. Abapfakazi babaye benshi mu gihugu, imfubyi zabaye nyinshi mu gihugu, abagore n'abagabo, cyangwa se abagore n'abakobwa bafashwe ku ngufu, bamwe bakuramo indwara nka sida, abandi babyara abana batateganyijwe. Ibyo ngibyo byagize ingaruka ku banyarwanda. Gusa iyi jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ni umwihariko kubera ko yakozwe n'abanyarwanda ubwabo. Nta wundi waturutse hanze ngo aze kwica umunyarwanda, ahubwo umunyarwanda ku giti cye niwe waje akora jenoside. Yica umugore we, yica umugabo we, yica abana be, n'abana bica ababyeyi babo. Ubu abakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 bari hehe? Ubu imiryango yabo ibaye hite? Abakoze jenoside mu 1994 hari abafunzwe, hari abafunzwe bararekurwa kubera ko bemeye icyaha kandi abo bagikoreye bakababarira. Hari n'abafunzwe banze kwemera icyaha, kugeza n'uyu munsi bataremera icyaha, yemwe bakomeje kunangira imitima. Abo baracyarimo. Usibye Imana yonyine niyo yabagera ku mutima, noneho bakaza kugaragaza ukuri nyako, maze imibiri y'abatutsi bakoreye jenoside mu 1994 ikaza kugaragazwa, bakaba bashingurwa mu cyubahiro. Bijya bibabaza iyo ubonye abantu bagiye kwibuka ababo baciye jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, bamwe bakabura uko bibuka kubera ko batazi aho imibiri y'ababo iruhukiye. Ibyo ngibyo rero bituma dusaba abantu bari muri gereza kugira ngo bagende berekane amakuru, bemere icyaha, nibamara kwemera icyaha basaba imbabazi.
gusa turashimira guverinoma ya leta y'u Rwanda iyobowe na His Excellency President Paul Kagame wahagaritse iyi jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Turashimira ubuyobozi bw'u Rwanda bwazanye uburenganzira bwa muntu, aho buri wese abayeho mu burenganzira bwe, aho buri wese abona ibikorwa remezo bimugeraho, aho buri wese afite uburenganzira bungana n'ubwa mugenzi we. Gusa icyo dusaba ubuyobozi bwa leta y'u Rwanda ni ugukomeza gusigasira ubumwe bw'abanyarwanda, ni ugukomeza gusigasira uburenganzira bw'abaturage kugira ngo iyi jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 itazongera kuba mu Rwanda, uretse no mu Rwanda no mu bindi bihugu ku isi hose. Jenoside ntikaba ukundi, never again genocide. Nshuti bavandimwe, iyi video nimba igufashije yisangiza abandi kugira ngo nawe bironkere ku butumwa bw'iyi video. Murakoze.